Mu bitangazamakuru binyuranye hamaze iminsi havugwa abana b'abakobwa basambanywa n'abarezi cyangwa abashinzwe imyitwarire ku mashuri bigaho. Abanyeshuri banyuranye babashe kugira icyo bavuga kuri iki kibazo, basaba bagenzi babo gukomera ku ndangagaciro zabo, bagategura ejo hazaza kandi bakihutira gutanga amakuru mu gihe hari umurezi ushatse kubaganisha muri izo ngeso mbi. Banshutse nanjye nakirinda bitewe nuko nzi vision iri imbere yanjye cyangwa se ejo hanjye heza hazaza, n'ubundi mbaye nduzabikora naba nzi ko ubuzima bwanjye nta cyerekezo bufite. Jewe kuri icyo kibazo cy'abana basambanwa n'abarezi babo baramutse nge babimbwiye nabimenyesha ubuyobozi kuko nta burere yaba ari kumwe, uwakandeze niwe waba uri kunyangiza. Icyo nakora nabimenyesha ubuyobozi bw'ikigo, aramutse ari umwarimu, aramutse ari n'umuyobozi w'ikigo. Icyo nakora nabimenyesha ubuyobozi bwa polisi hanze bakabikurikirana. Cyambere no kumenya ngo ndi umwana w'umukobwa ndashaka gutegura ejo hanjye heza. Gutegura ejo hawe heza, kwiga ni byiza bigutuma umenya kumenya uko hategura. Ariko iyo umenye n'ubuzima bwawe ukuntu bujera, ukamenya ko ibyo kintu nta gaciro birimo kuba yagusambanya cyangwa se kuba yagushukisha ibindi bitandukanye, ntago byazakubeshyaho. Umwe mu bashinzwe imyitwarire y'abanyeshuri mu rwunge rw'amashuri yisumbuye APAS, Kayitare Jean Paul, asanga kugira ngo icyo kibazo gikemurwe abarezi bagomba kwita ku ndangagaciro ariko no ku bana bakihutira gutanga amakuru. Icyakorwa rero mbona gikomeye cyambere ni ubukangurambaga, ikindi cya kabiri ni uko umurezi agomba kurangwa n'indangagaciro zo kuba umubyeyi usumba kuba undi wundi. Umwana w'ikintu agomba gukora agira ngo abanyarwanda twamaze gukora icyo nakwita kumenya gutanga amakuru. Ikintu cyambere ni gutanga amakuru ku gihe, ukayaha abagomba kugufasha hakiri kare. Ku ruhande rw'ababyeyi ngo nabo ntibagomba kurebera iki kibazo, ahubwo ngo bagomba gufatanya n'abarimu gutanga uburere butuma abana bakura bitandukanya n'ikibi. Umunyeshuri ukuntu ashobora kwifatwara, icyambere uburere bufatira mu rugo iwabo bitewe n'uko umubyeyi umubyara amuganiriza. Icya kabiri ubundi burere bagomba kubufatira ku ishuri bitewe n'uko abarimu bafashe ibyemezo byo kubera amaso umuryango nyarwanda. Umwana rero iyo umutoje ko hari ibintu bibi adakwiye kujyamo cyangwa se atakwiye kumenyera hakiri kare, uwo muco ukuriramo ugasanga yabaye umuntu ufite indangagaciro nziza, akaba yanatinya mwarimu wamusuka ariko afite aho yabikuye kuko azi ko ari bibi. Umwe mu mboni z'uburenganzira bw'umwana mu RwandaShyaka Evariste asanga abarimu nabo bakwiye guhabwa inyigisho ku burenganzira bw'umwana, ariko no mu bigo hakajyaho amabwiriza yo kurengera abana, abarezi bakayamenya. Abarimu nabo bakwiye kwigishwa, bakwiye kongera kwigishwa uburenganzira bw'umwana, bakigishwa kwirinda abana barera, bakongera bakigishwa ko bafite uruhare mu kurera abana kurenza ko barugira mu kubangiza. Ikindi nuko twifuza ko mu bigo by'amashuri byose byo mu gihugu hajyaho ibyo bita child protection policies cyangwa amabwiriza yo kurengera umwana, ku buryo buri mwarimu atangira akazi amaze gusinya amabwiriza, abamaze kugezwa imbere y'inkiko nibakeya kuko amakuru yabuze. Ingamba rero nuko twasaba abana ubwabo ko bagomba kujya batanga amakuru ku gihe, bibabayeho bakabivuga. Umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Uburezi Dr. Isaac Munyakazi asaba ababyeyi kwigisha abana kwifatira icyemezo cyo kwanga ikibi, ubufatanye bw'ababyeyi bugahoraho, abafatiwe muri icyo cyaha bakabihanirwa. Bisaba ko abana dutangira kububakamo ubushobozi, icyo twita responsibility mu ndimi z'amahanga, aho umwana ashobora kwifatira icyemezo kivuze ngo ngomba kuvuga oya mu gihe icyo ari cyo cyose mbona ko hari uri kunyobora mu nzira itari nziza. Abafashwe turifuza ko rwose bahabwa ibihano by'intangarugero ku buryo bimenyekana, bikanatanga n'urugero no ku wundi utekereza kuba yabikora. Ariko ubwo nanone turasaba ko mu mashuri habaho uburyo bwihariye bwo gukurikirana abarezi, kwirinda umurezi watandukira inshingano ze, kandi n'uwo biketsweho bikaba byakumirwa hakiri kare. Ariko ibyo byose nanone bigaruke mu bufatanye n'ababyeyi. Mu bushakashatsi bwakorewe mu mirenge 52 mu turere 10 bukozwe n'umuryango Krado, bwerekanye ko mu bana 818 batwaye inda, muri bo 2% bazitewe n'abarezi babo. Imibare itangwa n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB igaragaza ko mu myaka 3 ishize hakiriwe ibirego 9,000 by'abana basambanyijwe. Uhereye mu kwezi kwa mbere kugeza mu kwezi kwa Kanama 2019, RIB imaze kwakira ibirego birenga 3,000 by'abana basambanyijwe. John Bicamumpaka, Televiziyo Rwanda, i Kigali.